Hello ladies and gentlemen, ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze cyane kuri Menya TV. Iyi ni YouTube channel idufasha kumenya amakuru atandukanye, gusobanukirwa n'ibintu bitandukanye byinshi tuba tudafiteho amakuru ahagije. Ndagira ngo nshimire wowe wabashije gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona uko bigenda bikurikirana. Nawe utarayikora igihe niki rero ngo ukande aho kuri subscribe, ukore share, utange comments kugira ngo nawe ujye urushaho kubona ibiganiro byacu uko bigenda bikurikirana. Ikiganiro nabateguriye uno munsi rero kigiye kugaruka cyane cyane ku myambarire y'impeta ku bantu batandukanye. Ese mu by'ukuri ujya wambara impeta nawe? Ese uyambara hehe? Ese uzi ubusobanuro bwabyo? Muri society nyarwanda usanga ari ibintu byibazwaho n'abantu benshi cyane. Imyaka turimo biragoye cyane kubona umuntu utambaye impeta ku rutoki rwaba rumwe cyangwa se zose, biterwa n'imyumvire ye, biterwa n'icyo agamije. Ariko nanone usanga imyumvire y'abantu muri rusange igitandukanye cyane bijyanye nuko twumva abantu bambaye impeta. Usanga hari ababifata nabi, usanga hari ababifata neza, usanga hari abumva ari ibintu bitabaho kwambara impeta utarimariye, utarakoze ubukwe. Ese ubundi ubusobanuro bw'impeta ku ntoki ni ubuhe nyabwo? Mu kiganiro Menya cy'uyu munsi turagaruka cyane ku kwambara impeta ku gatoki ka meme. Na gatoki kabanza atari igikumwe, kabanza ku rundi ruhande. Aka gatoki kaba ari gato, ari nakagufi ugereranije n'izindi. Niko tugiye kureba ubusobanuro bwako iyo umuntu akambayeho impeta. Mbese we waba uzi ubusobanuro bwabyo? Ntucikwe. Mu by'ukuri rero abantu bambara impeta kuri aka gatoki ka meme kubera impamvu nyinshi zitandukanye cyane. Impamvu ya mbere tugiye kurebera hamwe, abantu benshi bambara impeta kuri aka gatoki mu mpamvu zo guha icyubahiro imiryango yabo. Rero usanga abantu benshi bambara iyi mpeta kuri aka gatoki ka meme mu buryo bwo kwerekana icyubahiro cy'umuryango wabo, batewe ishema n'umuryango baturukamo, batewe ishema n'umuryango bavutsemo. Usanga rero mu buryo bwo kwerekana ko dutewe ishema n'umuryango dukomokamo cyangwa se imiryango dukomokamo, tubihamisha kwambara impeta kuri aka gatoki ka meme. Mu bihugu rero bigize ubwami bw'Abongereza, United Kingdom, ngo harimo za Scotland, harimo Abongereza nyirizina, usanga imiryango irimo y'abakire barakoreshaga iki kimenyetso cyo kwambara impeta kuri aka gatoki ka meme nko kwerekana ubushobozi, icyubahiro, urukundo bakunda umuryango wabo, batewe ishema n'umuryango baturukamo. Nawe niba ujya wambara impeta kuri ako gatoki, umenye ko hashobora kuba harimo impamvu imwe mu izo ngizo. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu yambara impeta kuri aka gatoki kabanza katari igikumwe, ako twita meme, ni ikimenyetso cy'urukundo wikunda, ikimenyetso cyo kwikunda. Ni ukuvuga ngo abantu benshi usanga bambara impeta ahantu hatandukanye, kuko bari muri relationship, kuko bari mu rukundo n'abandi bantu batandukanye. Ariko kwambara impeta kuri aka gatoki bishobora kuba ikimenyetso cyo kwikunda, ikimenyetso cyerekana ko wowe wikunda ubwawe. Abantu benshi rero bakabikora bashaka kwerekana ko barikunze, batewe ishema nabo baribo, nta muntu badipendingaho, muri make bo bifitiye urukundo ubwabo. Hari n'ababikoresha mu buryo bwo kurwanya urukundo rusanzwe, wenda barabaye broken cyane mu rukundo rwo gukunda abandi, bagahitamo kwambara iyi mpeta kuri aka gatoki kugira ngo berekane ko bo bikunda ubwabo, ntabwo bakeneye andi relationship n'abandi bantu batandukanye. Ikindi gisobanuro cyo kwambara impeta kuri aka gatoki ka meme, agatoki kabanza katari igikumwe, bishobora gusobanura ko uri umufatanyacyaha mu buryo runaka. Ibi tubivuze kubera iki? Bimwe mu bisambo byabayeho byiba bikoresheje ubwenge, bayigeze bakoresha uburyo bwo kujya bambara impeta kuri aka gatoki kabanza ka meme kugira ngo bamenyane aho bahura hose, kugira ngo bubahane aho bahura hose, kugira ngo hatagira uhutaza undi cyangwa se ngo be wakiba mugenzi wawe. Rero kwambara kuri iyi mpeta nabyo bishobora gusobanura ko uri umufatanyacyaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Kwambara impeta ku gatoki kabanza nanone bishobora kuba ikimenyetso cy'uko utewe ishema na kariyeri urimo. Niba uri umudozi, niba uri umubyinnyi, niba uri umuririmbyi, niba uri umucuranzi, icyo waba uri cyo cyose, kwambara impeta kuri aka gatoki bishobora kuba ikimenyetso cy'uko unyuzwe, ushimishijwe na kariyeri urimo. Abamafiya ntabwo ari bo bonyine bambaraga iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'akazi bakora, cy'uko bose bakora ubusambo cyangwa se ubwambuzi. Oya, ushobora no kwambara impeta nk'ikimenyetso cy'uko unyuzwe n'ibyo ukora. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba engineer baho bambaraga iyi mpeta kuri aka gatoki kabanza ka meme nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko ibyo bakora biri ku rwego rwo hejuru, ibyo bakora bari profession muri byo. Ni ikimenyetso gishobora kwerekana ko utewe ishema na kariyeri urimo. Ubusobanuro bwa nyuma tugiye gusorezaho ku bantu bambara impeta ku gatoki ka meme, aka gatoki gahera katari igikumwe. Kwambara impeta kuri aka gatoki ka meme gahera katari igikumwe bishobora kuba bisobanuye ko uri umunyamafaranga. Amafaranga ni ukuvuga ngo hari ibyamamare byinshi cyane byagiye bikoresha uburyo bwo kwambara impeta kuri aka gatoki ka meme mu buryo bwo kwerekana ko ari abanyamafaranga. Twavugamo nk'igikomangoma mu bwami bw'Abongereza Prince Charles, twavugamo Katy Perry, Rihanna, Drake, Kim Kardashian n'abandi benshi bagiye batandukanye cyane bagiye bambara impeta kuri aka gatoki gahera kugira ngo berekane ko ari abanyamafaranga kandi koko baranayafite. Niba nawe rero uzi kuri muri icyo cyiciro cy'abantu b'abanyamafaranga, ntacyo bitwaye kwambara impeta kuri ako gatoki, uri kwerekana power zawe, uri kwerekana amafaranga yawe, ubwo ukubona wese arakubonamo amafaranga. Ni naha rero nkiriye umusozo ku kiganiro nari nabateguriye uyu munsi cyatubwiraga ubusobanuro bwo kwambara impeta ku gatoki ka meme. Ni agatoki gahera cyangwa se gatangira ariko katari igikumwe. Reka mbashimire mwese mwakurikiranye ikiganiro, bararekera gukora subscribe, kuduha comment, gukora share ndetse na like kugira ngo n'ibindi biganiro bitandukanye bigiye bibageraho ku buryo bwihuse. Ciao ciao.